nitwa Nyakayonga Rafaire, umuyobozi w'umudugudu wa Kabungo mu kagari ka Kayonza. Ndabashimiye kubw'igikorwa cyiza mwifatanyije natwe kuza gufatanya mu muganda. Mu by'ukuri iki ni igikorwa kinashyikirwa, kigaragara ko muhora mutekerereza abaturage mubereye maso kandi ni iby'igiciro cyinshi. Tukaba tubifurije kubw'ubufatanye ko mwazagaruka tukongera tukabana namwe muri ibi bikorwa, ko abaturage tuyoboye baba bishimye kandi baba bongeye kurushaho kubona ko igihugu kibatekerereza kugira ngo cyoherereze abashyitsi bave imirimo yabo baze kwifatanya nabo mu muganda, biba igikorwa cy'indashyikirwa. Kubw'ibyo mpamvu rero turabashimiye kandi turabishimiye, kuko nk'ubu urabona abaturage bacu bafite umunezero kuko babonye isabune yo kujya gukaraba ndetse n'amavuta yo kwisiga. Urumva rero ubwabyo ni igikorwa cy'urukundo muba mwakoze. Nkaba mbashimiye kandi mbifuriza kugaruka iwacu. Ni byiza, murakoze, Imana ibahe umugisha.